bwira muri uvanye ibintu bya sida uje kumbwa ngo nituberanye kuko noneho nzagufata gusa oya umva giho reba uramuga kunangana ni mukuru none reba imyaka afite ubu ngubu ku myaka ye uza abantu bakundanye ukuntu bangana biba bensaba kugira ngo nanjye ngo hwiture nkaho uri wanjye kubera yuko ejo nkubonye wandagaye utaha hano muri uru rupangu rwanjye nanjye ntago byanezeza mama unyihanganire kandi wirira nukuri mama ntabwo nzi ko abantu babanyekereza oya ho ndabikweretse nyiri impuhwe kandi ndakwinginze kugira ngo Gihozo na Vincent Nyagasani bazabane nyiri impuhwe ndakwinginze kugira ngo bazambere papa na mama nyiri impuhwe kugira ngo data use kano kanya bagiye ubuzima dukuyemo bibagiye ko naryamaga hasi ku mufuka bibagiye ko ninjiraga mu nzu nkingisha umunyururu ubona batwaramo imbwa urabyuka ko natekeraga ku nkwi no kwisafira n'idafatika urabyuka ko narubiraraga nkabwirirwa ndagukunda gusa ntugatume ndira kandi umuntu mukuru imbere y'umwana namara ibyishimo birakwiye nk'igihe cyanjye none se ko numva ndimo gutegura umunsi wo kugira ngo tuzasohokana njye nawe se twakinga kuri butike tugashaka ahantu tujya tugafata akantu ko kunywa tukanjoyinga it's okay nta kibazo nta kintu nakwima Sure. waje se kazi ko ndaha kugize busy soma Masters yes wese nzi umuntu wagize abakiri nabagize shambo mfite inyota wamaye kuri amazi yo nk'uwo atanga yose okay oya no cry mutasubira shambo ndarushye hanze hari izuba hari ivumbi kazi kameze gate kameze neza wereke se uyu munsi nacuruje neza oya se ngaho bari rero nacuruje rero nakoze shobora amafaranga yose n'abacuruje sikunyiteranya wazi ko nabizi se ngenze no guhaka y'abakiriya barinjira nkababwira mwite amakuru ni meza murakaza neza nkababwira nyine ego ko hari n'abagenda bakagaruka kubera njye wow ibihumbi 45 600 aho wow nakoze ubundi ni wowe again so hari igihe nyine hari igihe abakiriya bashobora kuza wenda basanga harimo umugabo abenshi ntibazi uzi ko ari ubwa mbere uzi ko ayo mafaranga ntarayacuruza kuva mu gitondo kugera saa 9 ese ni menshi ubusa bwawe utari bwire byibuze ucuruje nka 80 cyangwa 100 ndanarenza ahubwo none se bwiriwe he uvuye ko nagwamagaye numva uri mu kavuyo kenshi numva imodoka ziri kuvugana ngo ana yanjye uvuye uyu munsi nashatse gukora surprise uzana mvuye ni kwishura aho wiga
ku ishuri ryawe ishuri niga se wabaye mwarimu wacu se oya ese ubwo gukora iki shiri mvuye kwishyura minerivare yewe ngiye kwishyura minerivare nagiye nsanga hari ibirane birimo nabyo ndabyishyuye kandi na teta ntabwo namwibagiwe ntabwo ndamwishyuriye shiri no ibintu bitekereza bite koko shiri nawe ngo ntacyo nazakora kubera wowe nese ubu ngira ko wabyibuze ntaragize amahirwe yo kwiga kubera ubuzima nabayemo uzi ubuzima bwangoye wenda uyu munsi kuba mpagaze gutya nuko hari icyo Imana yakoze igahindura ubuzima ikangira neza ntacyo yitayeho ntabwo nishimiye gukomeza kubona ubuzima bwawe bumeze kuri sinzi uburyo nabushimira nzakora byose ubu se ushatse ko ngiye kuzajya niga noneho ntabwo ntirukanka mu kigo natanyirukana kandi ubwo bizongera nese kari bw'ubuzima nari mbayemo iyo reka basi ngasoza amashuri n'ubundi ariko bimeze nabyakiriye nta kibazo shiri si ukubyakira ahubwo ikintu ugomba gukora ubuzima bundi bihembwe bindi bisigaye bibiri ugomba gushyiramo ifu ugomba gushyiramo imbaraga ku buryo byibuze nawe ushobora kuvuga ngo ubuzima nagize unkunda agira icyo akora shiri nshana kuto subiza kumukunda ikintu ntabwo si waceceka se kuki uri kukitabayeho kera hose byari ngombwa ko nzi icyo gihe reka niyumanganya atagira umushinga ugakomeza gusa niba ndagukunda ayo ndagukunda nanjye ntabwo wabyumva yagukunda cyane gusa birambenze ntabwo nzi uburyo nakwitwara numva wacyuhiranye oya njyewe Gihozo nkagenda nkiga nkatuza nk'abandi banyeshuri awite mwana nizere ko ngo uri kubibona nizere ko nawe uri kubikora aho uzongera kwirukana ngiye kugusezeranya bino bihembwe bibiri bisigaye ngiye kwiga neza nsubira mu masomo neza cyane kuko ubu ngubu ndumva nezerewe nta kintu cyanzitira rwose ngomba gutsinda ngakoresha ishema ejo n'ejo bundi tugaterana imbere ndamugusezeranyije kandi ni ukuri nzatsinda nindatsinda uzahita uyaza nzakurura amata se wankubita umuriro ntabwo nzakurura nzakurura amata mu buryo teta karame ariko ngo niwe mbarutso y'urukundo rwa Gihozo na Vincent kubera iki ko mbyumva yego nibyo ewe umva reka nkubwire rero uru rukundo rwa Vincent na Gihozo ntabwo nzigera nembera ko rubaho ase ko muri inshuti ukaba utamwifuriza ibintu byiza uri kunyumva neza nakubwiye ngo uru rukundo rwa Vincent na Gihozo sinzigera nemera ko rubaho kubera iki ubundi uri kubimbwira buriya rero nta kintu kiza bifuriza ahubwo nuko ntasanze Gihozo naje ari byo binzanye nta kintu kiza bifuriza ndabona musigayemo hano mu nzu nziza imisego reka nizere ko murara ku gitanda ariko mutakirara hasi yego nibyo shani byiza gusa ariko nyine ibi byose ntacyo bivuze ntacyo bivuze buriya rero uriya mugabo
nubwo yakoze ibi bintu byose uzi ko buriya afite umugore n'abana afite umugore n'abana ibi byose akora ntacyo bisobanuye ni ukuza agashukashuka Gihozo yamara kubona icyo ashaka ubundi akigendera iyi nzu se niyo yabahaye cyangwa murayikodesha arayidukodesha umva ni ukuyibajugunyamo nyirinzi akaza agatwara izi ntebe ubona ni ukwita azishyura mu bukode ariko mba nkubwira ikintu kimwe niyo wakora iki ntabwo watuma nanga ankubise wowe utambwira ko nawe umwizera nka mukuru wawe ndamwizera kuko yankoreye ibintu byinshi niwe watumye niga ubu nsigaye niga nkafata ntabwo bakinsohora mu ishuri ubu ntabwo nkirara hasi ubu ngiga saa sita na nimugoroba se kubera iki namwanga cyere niwe watumye wiga ugafata nyine ni ubwonko bwawe se kubera yuko asigaye anyishyurira amafaranga nkiga none se kukwishyura no kwiga ufata bihura ko ariho muhera we namukuru kandi mama namurinjije gute se byibura wowe wakomeje kwiga nari nzi ko hari akenge waciye kumbe nuko bimeze umva njye naje nzi ko nje kubibwira Gihozo musanze wowe uriya mugabo afite umwana afite abana n'umugore umwe sinzi abantu afite n'abandi bagore simbizi rero nimukomeza kugendera mu twabashukisha utu twose mubona utu ngutu umva muzarogreta byose uri kuvuga ngira nta kimwe ndizera impamvu uri kubivuga nawe nyine n'utu ngutu uri kubona ubu si ibi ni ibiki yabashukisha ibi hakuzi ko ubuzima buhenda kurusha utu tuntu twose uri kubona ubu mukuru wawe yaricaye aritereka aregama ngo nabonye umukunzi umfasha nawe ujyaho ngo urimbarutse ma ese ubundi n'abandi bakubwira ayo makuru kandi bambwira ninde unyicaje aha ngaha se ahubwo kongeza ninde uhanyicaje bimwe na bimwe sindi kubibona izi ntebe sizanye mwicayemo ni izacu iyi nzu simwe muyibamo ni twe none se ni gute umbaza bambwira amakuru none se tuvuge ko uyihimbira noneho reko zamufite udutebe twiza ariko nyine se nibi ni iby'iminsi ngahe yewe nuko nyine gusa icyo nakubwira cyo ubwire Gihozo ndaje sinamusanga umumbwirire ko uriya niba namwita ni umugabo ariko mubwire ko afite umugore n'abana babiri kubyumva yicara abizi byizera yamushyizeho byose nyuma ya za rogreta njye mbanje kumugira inama nk'inshuti suzi ko nta kibi mwifuriza wowe uze kubimumbwirira yego kuko hari ibyo wari uzi se oya none se waherayo umakanya wari uzi ko nzi ko mwabaye gutya njye amakuru yose mba nyafite wowe uze kumumbwirira yego yego nanjye meze neza ndi kuva ku ishuri umva uyu munsi nanditse amateka mu kigo nari nzi ko bari bunyirukane nyine mana umva nagashya nyine mana mbona nyine nakagombye kuba ndi mu rugo nicaye ahubwo batunguwe abantu bose n'abanyeshuri twigana umva nabaye icyamamare kubera ko ari ubwa mbere ugiye ku ishuri mu byari yuzuye njyanye amafaranga wawu cyo ndagukunda urabizi kandi urabizi ko ntacyo nakora ku bwawe nanjye ndagukunda bakunda cyane yanjye nsenga imana nyine ngo urukundo rwacu rushyigikire umunsi wundi wumva ushoboye no ku ishuri uca ku kazi hari ufata amateka kumva uri ku kazi yego ndi ku kazi sindakugomesha wanditse nkajya mu rugo nkumbuye kukubona nkumbuye kukureba nkumbuye kuguhobera yego
nanjye ndagukumbuye nkumbuye kukubona. Wow. I miss you pe. Nta Aho kibazo. urumva ukuntu usigaye ushyiramo akantu k'agafaranga. Ese sambwiraga ngo ntago wize ubu mbeshya warambwiraga ngo ni wize ariko mba mbona warize ahari. Oya, twakunze ibintu uri kumwe n'abantu kumva wavuze akantu ugahita ukaboroka. Ahubwo ugomba kumfasha. Dore bino bihembwe 2 bisigaye nyine ugomba kumfasha tugashyiramo umwete ku buryo nzatsinda. Nkaguhesha ishema nyine. Sheri wanjye ndabyumva. Ariko amashuri yanjye urabizi, amashuri 3 ya primaire, ntabwo amashuri 3 ya primaire ajya gukocinga, amashuri no kwigamo. Yego ariko kandi mushimira ko wabaye proud yo kunkunda mbese wumva nta na kimwe witayeho, ahubwo ni ikintu umuntu yakora. Umuntu yashaka abarimu bigisha abanyeshuri ku ruhande, umuntu akaba yababwira nkabishyira kwigisha kugira ngo ubashe gufata abandi. Uzi neza ko igihe cyageze abandi bakiri ku ishuri. yego murakoze pe. Ndagushimira ibintu nkorera. Muri make wabayeho ababyeyi banjye batabaye. Sinzi rero ikintu nakwitura. Cyo kunyitura ni kimwe gusa no kunkunda. Ndagukunda urabizi nawe. Ndagukunda. Yego. Iyo ndi ku kazi rero ubu ngubu nimba urimo kuva ku ishuri hanyura zasi umurebe. Yego nari bizaje ngo ndire umusuhuza. Arakoze. Murakoze nawe. Aho witeho kandi. Yego. Mana we. Sibone njyewe cyangwa mana umusore usa kuriya. Mana we. Nahuye n'Imana yigendera pe. Iyo ababyeyi banjye bariho basi ngo barebe ubuzima n'urundi kubamo. Mama aho uri wishime kuko mbayeho neza pe. Nabonye umuntu nkunda. Nditwara gute noneho nimugeraho mwibuke neza. Umeze neza. Meze neza. Usigaye ari mwiza cyane urasa na biki. Yes. Wabizi. Aha. Naho bizi. No, the proud yawe. Tibyo. Nsigaye nkukumbura uko bwije nuko bukeye. Ari igihe mba nicara mu kazi ndimo gucuruza. Umva nafunga nkaza kureba. Wajya ufunga se? Kuki utaza? Baby dukeneye amafaranga. Okay. Kanya mbere. Uzi ko iminsi igenda icuma ijwi ryawe rigenda rimanuka. Uzi ko dusigaye tuganira wavuga ijambo nkumva sindyumva. Kandi mbere tugihora nakubwira nzakwishyura. Ndi ku mashyika. Njya kwishyura byihoreze. Okay. Anyway. Shidi. Karame. Kangusezeranye basi. Kuko aho bigeze bimaze kundenga. Murakoze. Shidi. Karame. Ndagusezeranya ko nzagukunda mu bindi mu byiza. Wow. Ndagusezeranya ko waba urwara uri muzima. Uri uwa mbere imbere yanjye. Wanyemerera ijambo ukarisubiramo rimwe. Nukuri. Baby. Shidi. Karame. Uri uwa mbere imbere yanjye. Wow. None umuntu azagusimbura. Uzahora uri mwiza, uzahora uri mwiza imbere y'amaso yanjye. Uri uwa mbere kandi ukurikira. Uri nawe musa. Nawe mugererano. Araho. Perfetto. Pe.
basi ntuzamemukire. Jewe wehemukira ntabwo nabikora waje ukenewe waje mu bintu ari ngukeneye ntabwo nshobora kuguhemukira I promise. Amagambo ni meza. Ndagukunda. So ejo bundi njya gushopingira imyenda nakoze byose ariko mbona hari ikintu kimwe nibagiwe. Nta kintu kimwe wawe nacyo. I know. Byose binabi. Hari ikintu kimwe nibagiwe. Iki kizi. Upfuka ku maso. Gutya. Nurebe. Neze kufite ubwoba. Ndumva nshaka no kurira. No. Baby humirizaho gake. Angira gutya. Izo maso ko arimo gutetera. Okay, guma gutya. Ntabwo ndi burebe. Okay. Your surprise. Mumbure. Yego. Mfite ubwoba. Oh yeah. Oh yeah, no. Shiri, please. Iyi telefone se ni yanjye. Yeah. Oya. Baby ni yawe. Ana we ubuse kuko nzakwita shiri oya. Hug me. Please. Mana we. Oh my God. Shiri. I love you. I love it. I love you baby. Ndagukunda. Njye ngukunda cyane. Umenye ndi kubonekirwa pe. No. Telefone. Wowe. Gane Karume. Ndagusezeranyije ko nazongera kurira sibyo? Kandi kuko ntabwo bizongera. Nukuri. I love you. Yakoze. Wagira ngo utekereza ikintu mba ndi gutekereza. Ibi bintu naraye mbitekereza umusibe ejo. Ndi kuvuga ku bintu bijyanye n'amasomo yanjye nyine. Uri kubona iterambere rigenda rizamuka uko bwije uko bukeye. Kuba kwiga gutya n'amasomo n'ikayi n'ikaramu ntabwo bihagije. Yego. Hari ibintu mba nkeneye kuri Google gusubira mu masomo yanjye. Nyine nabitekerejeho ariko ndabyibwira. None baze no kuri kwimara. Shiri. Karame. Shano kuri ndega mu bizo kuri mara we. Mama, uri papa, uri byose. Ubundi ninjye utuye muri wowe. Mana we, usanga nikoresha gute? Wangura na simukadi? Irimo. Mana we. Uyu munsi umenya ndi burare mpfuye. Oya no. Upfuye nanjye napfa. Thank you. Ndagukunda cyane, nzagukunda. Sinkeneye guhomba. I love you. Nanjye ndagukunda cyane, nzaguhomba, sinzaguhemukira. I love you. I love you. I love you. Ese bamba umunsi wa mbere zingahe?